inkuru ibabaje rero ku mukinnyi wa filime wamenyekanye cyane mu filime atandukanye Mutoni Sandra Oliver ubu ngubu ari mu gahinda gakomeye bitewe no kubura umubyeyi. Ni inkuru rero yaje gutangazwa mu gitondo cyo kuri uyu munsi tariki 6 z'ukwa kane hari mu masaha ya mu gitondo. Rero uyu mukobwa cyangwa se uyu musizi akaba n'umukinnyi wa filime uri mu bagezweho cyane hano mu Rwanda kandi ukunzwe n'abatari bake bitewe n'imikinire ye n'uburyo akina cyangwa se n'uburyo agaragara akabihuza n'ubwiza bwe. Yaje kubura umubyeyi we yaje kwitaba Imana azize uburwayi. So niyo tugiye kugenda twagarukaho muri iyi video rero. Ndagusaba niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ukandi subscribe ufungura inzogera kugira atazagira video n'imwe igucika iturutse hano. Tubagezaho ibintu byinshi bitandukanye, amakuru atagiye atandukanye tuba twakusanyije. So rero uyu mukobwa yagiye akina amafilime atandukanye, abenshi muramuzi mu mafilime no kuri Instagram ndetse naho TikTok akunze kuba azikoresha. Rero ari mu gahinda gakomeye ko kubura umubyeyi mama we witabye Imana azize uburwayi. Rero Mutoni Sandra Oliver wamamaye nka Sandra Piatosi yabuze umubyeyi we mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 6 Ugushyingo 2025. Aya makuru rero yamenyekanye ko mama we yaje kwitaba Imana mu masaha ya mu gitondo, amaze igihe kirekire arwaye mu bitaro bya gisirikare i Kanombe, ariko akaba ari naho yaguye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Uyu mukobwa rero yagiye ahura n'ibibazo byinshi bitandukanye. Uyu mukobwa yahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, ariko uyu mwaka navuga ko mu mwaka wamugendekeye nabi. Uyu mwaka ntabwo wigeze umuhira haba na gato bitewe nuko yagiye ahuramo n'ibibazo bigiye bitandukanye yahuriyemo nabyo. Rero mama we yitabye Imana mu kwezi kwa kane. N'ubundi uyu mwaka yari yagize ibyago apfusha sekuru, nawe aza kumubura kandi ntabwo yari yakagera mu zabukuru birenze. Mu gihe kandi tariki ya 26 Werurwe mu mwaka wa 2020 yari yagize ibyago byo kubura nyina wabo. Urumva ko uyu mukobwa yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye byo kuba yabura abe cyane. So rero mama we yari afite nawe bitewe n'uburwayi yaramaranye nawe ubwo igihe kirekire, yaje kugira guca nawe yitaba Imana. Imana imuhe iruhuko ridashira. Rero nk'imiryango ye cyangwa se abakunzi b'uyu mukinnyi wa filime w'umunyamideli kandi akaba n'umusizi, mu kumufata hafi mukamwegera mukamuhumuriza mukamubwira ati pole, akabona yuko namwe nyine nk'abafana mugomba kuba muri impande mukamuri bugufi. Yagize ibyago bikomeye byagirwa n'umuntu uwo ari we wese, kandi iyi si ni gatebe gatoki. Uyu munsi urishima, ejo ukababara, ejo ukanezerwa, ejo bikagenda ukundi kuntu, kandi ibyago biza bidateguje. Ugushobora kuba umeze neza uyu munsi ariko ejo bugaca umeze nabi. Rero uyu mukobwa mu by'ukuri yahuye n'ikibazo gikomeye. Kubura umubyeyi ni ikintu gikomeye cyane. Rero tumufate mu mugongo, tumubwire condoleance, agire kwihangana, kandi Imana imufashe mu ibihe bitamworoheye, agumye yishingikirize ku Muremyi. Wenda hariho n'abaramufata mu mugongo, mufate mu mugongo kandi mukomeze kugira ngo wenda abasigaye babe bamuri impande. Reka tumubwire rest in peace, Imana imuheruko dashira kandi arukire mu mahoro. Ukandi subscribe ufungura inzogera kugira atazagira video n'imwe gucika iturutse hano ni kuri Uday Impact tubagezaho ibintu byiza. Travis turabakunda cyane. Bye bye. Reka turamenya ibindi bikurikira nyuma. Bye bye.